Today, uyu munsi I'm going to tell you the ikintu tugiye kuganiraho nta kindi mutagira ngo ni n'ibindi byinshi. story of a man who Ngiye kubabwira inkuru y'umugabo wabaye muri Bibiliya wagize gutya agakirana n'Imana. Iyo nkuru murayiza abantu mwagiye musoma mu gitabo cyo kuva, turagenda twifashisha nimwe mu mirongo yo muri Bibiliya kugira ngo tugendane neza. Ibintu mwumvishe mu byumvisha ukuri kabisa, gutyo mu byumvishije nyine. Umugabo bita Yakobo yagize gutya agira iyerekwa ridasanzwe, ndetse iryo yerekwa yahuye naryo ryari iyerekwa ryahuzaga isi n'ijuru muri icyo gihe. And even a physical confrontation with the Creator himself. Ndetse yaje no kubonekerwa n'Imana ubwayo. Imana umuremyi, Imana yaremye ijuru n'isi nyine. Aho ngaho niho inkuru isa nkaho icanganiye ukuntu rero. Niyo nshaka ko tuganiraho. Transforms lives even. Uburyo ubuzima bwe bwaje guhinduka. And you'll find out how a deceiver became the father of a nation. Ndetse mukaza no kumenya ukuntu mbere yuko abase w'amahanga yose yabanje kubaho umutubuzi nyine ukuntu yibye umugisha wa murukuru wiwe witwaga Esawu. Nibyo bintu tugiye kuganira kuri uyu munsi. Icyo ngusaba nta kindi we kora subscribe, share, comment nkuko nabibabwiza inkuru kugira ngo tugendane neza, mujye muzisharinga mu gihe mubona kari ngombwa. Ubundi inkuru ya Yakobo ijya gutangira atangiye na mbere yuko Yakobo avuka. Ndetse inkuru ijya gutangira ubundi yaje imeze nk'ihuriza, ariko ihuriza ubona ko ridasobanutse nyine ukuntu, kubera ko dusomye nko mu itangiriro 25 umutwe wa 25 umurongo wa 22 kugera ku murongo wa 23. Ubwo mba ngira ngo duhite tuhasoma tugendane neza. Itangiriro umutwe wa 25, sibyo? Mutazavuga ngo keza ngo mba nababeshye. Umutwe wa 25 umurongo wa 22 gukomeza ukagenda ukagera ku murongo wa 23. Niho mba ngira ngo tubanze dusome neza. Handitse gute? Ngabana bakinira mu nda ye, arayibaza ati ubwo bimeze bityo ibi bimbereyeho ni ibiki? Aragenda ajya kubaza Uwiteka. Uwiteka aramusubiza ati inda yawe irimo amahanga abiri, amoko abiri azatandukana uhereye igihe azavira mu nda, azavira mu mara yawe. Ubwoko bumwe buzarusha ubundi amaboko, umukuru azaba umugaragu w'umutoyo. Ibyo ni ibintu byanditse muri Bibiliya, ndagira ngo noneho tujye tugendana nabibereka tubisoma neza. Rebeka rero ubundi yari umugore wa Isaka. Isaka akaba se wande wa Yakobo na Esawu. Mwibuke Isaka yari umwana wande wa Aburahamu. Yaje gutwita rero bisa nkaho bigoranye, ariko abana yari afite mu nda b'impanga bahoraga barwanira mu nda nyine, nawe akabyumva, ariko yajyaga kubaza Imana. Tumaze kubisoma hejuru mu itangiriro 22 umutwe wa 22 umurongo wa 22 kugera kuri 23. Yahise ajya kubaza Imana rero, nibwo Imana yamusubije biriya. Nibwo yakiriye ubuhanuzi bwavugaga ngo ntago ubuhanuzi yari agiye kwakira ku kanya bwari ubuhanuzi buvuga ku buzima bwe gusa, oya, bwari ubuhanuzi buvuga ku hazaza h'amahanga menshi. Nibwo yabwirwaga ati mu nda yawe harimo amahanga abiri, kandi ko bagomba gutandukana bakivuka. Umwe azarusha undi amaboko, kandi umukuru azakorera umuto, azamubera umugaragu. Ibyo twari tumaze gusoma hejuru. Ibyo ngibyo byari bimeze nk'aho ubuhanuzi buvuye ku Mana. Rero byari bimeze nk'aho bisobanura neza inkuru ya Yakobo. Mwibuke icyo gihe Yakobo yari ataravuka. Yari akiri mu nda ya nyina, ariko nabwo byabaga ari ibibazo nyine bikomeye mu nda. Hahoragamo bifu z'abana b'impanga bakomagurana bari gukiniramo za wrestling buriya, sibyo? Scene reflecting his persistent and determined nature. Jacob was born Yakobo rero ajya kuvuka holding the heel of his brother. Mutanagira ngo yavutse gutyo gusa bisanzwe, oya. Yakobo ajya kuvuka yavutse afashe agatsinsino ka mukuru we Esawu. Nuko yavutse, mwibuke bari abana babiri b'Imana. Byari bimeze nkaho n'ubundi ajya kuvuka yavutse afashe agatsinsino ka mukuru we Esawu. Esawu yavutse mbere, Yakobo azamukurikira, ariko azamufasha agatsinsino. Byari bimeze nkaho n'ubundi Yakobo yavutse asa nk'urwanira umwanya wo kuzaza imbere, adashaka ko mukuru we azamurusha umugisha cyangwa iki.
ibi ngibi mwabifata nk'akantu gasanzwe karaho, ariko ibi ngibi byari bisobanuye ikintu bose bari kuzageraho mu buzima, kubera ko byari bisobanuye imigisha n'ibyo bazagira gute n'ibyo bazahura nabyo mu buzima. Kuva no mu nda ya nyina Imana yari yarateguriye Yakobo misiyo imwe yonyine. Yakobo yari kuzaba umukurambere w'ubwoko bwagutse cyangwa se ishyanga ryagutse. Niwe wari kuzavukaho imiryango 12 y'ubwoko bwa Isiraheli. Icyo cyo murakiza abantu musoma Bibiliya murabizi, narabibabwiye. Imiryango 12 ya Isiraheli harimo abana bose bavutse kwa Yakobo kwanza. Ibyo byo murabizi. Ibyo ngibyo byari byarabaye nyine Imana yabiteguye na mbere yuko twe tubimenya, kuko Imana ubundi burigira utuntu twayo yikorera yipoye. Ntabwo wapfa kumenya ngo Imana ipanga ibico, utegereza igeno ryayo gusa, Imana ikaziyuzuriza gushaka kwayo. Rero Yakobo yaje gukora ikintu twakita icy'umwuka, twakita ko kidasobanutse ariko cyari kuzagira ingaruka. Dusomye mu Itangiriro 27, we find Jacob now grown, niho tubona ko Yakobo yari yaramaze gukura, ndetse Yakobo agahora yifuza ko se ari we azaho umugisha. Se mwibuke bamwitaga Isaac, nyamara mu gihe Isaac we umugisha yagombaga kuzawohereza nde Esau nk'umwana mukuru. Nyine nawe urabyumva, hari ukuntu abantu b'abapapa mwamunyumva neza n'abamama ko umwana mukuru hari ibintu bumugomba ubundi utagomba batoya, sibyo? Rebecca, Esau rero niwe wari waravutse mbere. Rebecca akaba nyina wabo bana bombi, namubabwiye niwe wari waratwise izo mpanga. Ariko we yarazi isezerano Imana yari yaramuhaye, yari yaramubwiye yuko umwana mutoya ari we uzaba sekuruza w'amahanga yose. Nibwo yahise ashaka ukuntu bakwiba umugisha wande wari guhabwa mukuru we, wari guhabwa Esau ugahabwa Yakobo. Mwibuke icyo gihe Isaac yarageze mu myaka y'izabukuru, abantu musoma muri Bibiliya murabizi neza cyane. Yarahuye n'ikibazo cy'ubuhumyi, ntago yarebaga. Nibwo Yakobo yageze gutyo none asa nk'uyoberanyije ukuntu yihindura nka Esau, yambara imyenda yiwe. Amaze kwambara imyenda yiwe, Esau rero akaba yari umugabo, wari umugabo nyine w'umunyamaboko, wagiraga ibizigira, yarijeya nyine, yari igisore, agira n'amoya menshi ku maboko, yagiraga ubwoya bwinshi ku maboko. Hanyuma nta kindi cyabaye Yakobo kugira ngo ajye kwiba umugisha wa mukuru we, yambaye imyenda ya mukuru we kugira ngo agenda nuka icyuya, nimba ari ukunuka icyuya, nimba ari uguhumura icyuya cya mukuru we. Arangije yambara n'impu cyangwa se amoya y'amatungo ku maboko, ku buryo ise utararebaga Isaac cyangwa se Isaac amukorakora kumva amoya ku maboko, akavuga ati uyu nguyu ndumva ari Esau umuhungu wanjye. Yagiye yigize nk'aho ari mukuru we Esau. Isaac, unsuspecting, blessed Jacob is deeply revealing. Nta kindi cyabaye nyine, ubwo namwe murabyumva. Yakobo yaragiye imbere ya se Isaac was more than words. Amuhereza umugisha, ariko umugisha yamuhaye ubundi ntago wari uw'amagambo gusa. Byari bimeze nk'aho n'ubundi ari ubuhanuzi bw'Imana bwari busohoye, ariko uyu mugabo atabizi. Uyu mugabo Isaac, when Isaac declared, "Be Lord over thy brethren," ubwo yamwaturiragaho amagambo y'umugisha, akamuhereza umugisha, "Thy mother's sons bow down to thee," nibwo uyu mwana we nawe yicaye akubita impanga hasi. Twabisoma mu Itangiriro 27:29. Bangira ngo tugendane neza, hatazagira umuntu umbwira ngo kandi ngo gaheza ngo urabona. 27:29 mu Itangiriro. Sasa mu Itangiriro 27:29 niho handitse ngo nuko Isaka arangije guhesha Yakobo umugisha, Yakobo akiva mu maso ya Isaka se Esau mukuru we arahinguka. Ako kantu mukumve neza, Yakobo yamaze gufata umugisha, amaze guhabwa umugisha na se Esau, amaze guhabwa umugisha na se Isaac, nibwo Esau mukuru yahise aza, kandi uwo mugisha yari amaze gutwara wari umugisha wa mukuru we. Bifu zari zitangiye hagati y'abavandimwe. Rero nawe ateka inyama ziryoshye azizanira se, amubwira ati, data byuka urye ku muhigo w'umwana wawe kugira ngo umpeshe umugisha. Uwo ninde wabivuze? Ni Esau, niwe wavuze ibyo bintu. Kandi se Isaac yari yaramaze gutanga umugisha kare. Ako kantu murimo murakumva. Dukomeze rero noneho. God's promise over Jacob began to unfold. Nibwo amasezerano y'Imana rero kuri Yakobo yameze nk'ahatangiye gusohora. This victory came at a high cost. Ariko nanone nubwo aratsindiye umugisha wa mukuru we, nyine byagombaga kumugiraho ingaruka. Namwe murabyumva, hari igiciro yagombaga kubyishyura. What had happened, his fury was intense. Nibwo umujinya wa mukuru we wabaye mwinshi, mukuru wararakara. Deadly oath against Jacob. Nibwo yavuze indahiro iteye ubwoba kandi nakanganye. The days of mourning for my father are. Reka mbabwire amagambo yavuze. Yaravuze ati, iminsi yo kunamira
kwigarurira data igiye kurangira niramuka irangiye umuvandimwe wanjye ndamwica aho mufatira ndamwica byanditse mu itangiriro 27:41 nimba mutari kubyemera neza nge nzajya mbibasomera nuko ugezaho inzika ya mukuru wawe izakuviramo ikibagirwa ibyo wamugiriye maze nzabona kugutumira ugaruke n'iki cyatuma mbapfushiriza rimwe nizere ko tuba turi kugenda nako kantu si muri kukumva sasa dusome muri 27:41 nibyo byiza ntazababeshya kandi nge ari byo nize superieri 27:41 haranditse ngo Esawu yangira Yakobo umugisha se yamuhesheje. Esawu aribwira ati iminsi yo kwiraburira data iri bugufi nibwo nzica murumuna wanjye Yakobo. Yahise ajya kwishaza rimwe ryatanje koko namwe murabyumva. With his life at risk, ubwo rero Yakobo we yabonye ko ubuzima bwe buri mu kangaratete mukuru we yari umusore afite agatuza yaterwaga kubita hasi nibwo rero yatangiye gutoroka ararorongotana yerekeza ahitwaga Harani. Bwari ubutaka n'ubundi bw'abakurambere biwe ariko hari hatuye na onkere wiwe cyangwa se onkere harya mu kinyarwanda muvuga nyirarume hari hatuye nyirarume bitaga Labani. Ibi ngibi rero byari bimeze nk'ari itangiriro ry'urugendo Yakobo yaragiye guhuriramo n'ibindi bintu byinshi kandi bitari ibintu bisanzwe cyane cyane kugeragezwa mu by'umwuka. Yavuye mu rugo iwabo yerekeza muri Labani, yerekeza kwa Labani se arya bavuga gute nyirarume yapo kwa nyirarume. Jacob found himself alone in the wilderness. Ubwo rero mu kugenda ahunga mukuru we Esawu yaje kwisanga mu kinani ari wenyine nta kindi kintu na kimwe afite usibye inkoni yari afite mu ntoki ndetse n'umutwaro uremereye yari afite ku mutima no muri roho yiwe avuga ati nibyo mugisha umuvandimwe wanjye ibyo byose ibi bintu nta mahoro abirimo tu. Aho yari ageze ahantu nyine umuntu aba yacitse intege ariko nibwo bwa mbere yabonekewe n'Imana. Sasa nkuko nabibabwiye ngo urugendo yari arimo rwari rumeze nk'aho ari urugendo rw'umwuka nyine ubundi nubwo rwari urugendo rw'umubiri ariko nibwo yatangiye guhura n'ibintu byinshi mu mwuka bifite ubusobanuro bwinshi kandi busobanutse. Yego ndagira ngo tubisomane tugendane neza bisobanutse kandi ntazajya babeshya. Tugiye gusoma mu itangiriro 28 guhera ku mutwe wa 12 kugera ku mutwe wa 13 niho byanditse neza cyane ndaje bibasomera ngo Yakobo yarananiwe nyine ageze aho ngaho aza kuryama kubera ibitotsi noneho aza gukoresha ibuye yarahasanze arigira nk'umusego yisegura. Reka mbanze mpabasomere kwanza kugira ngo tugendane neza. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana iyo ibonekera Yakobo mu nzozi 11 rero haranditse ngo agera ahantu araharara buracya kuko izuba ryari rirerire yenda ibuye mu mabuye yaho araryisegura aryamaho arasinzira ararota abona urwego rushinze hasi rukageza umutwe ku ijuru abamarayika b'Imana baruzamukiraho banarumanukiraho kandi Uwiteka yarahagaze hejuru yarwo aramubwira ati ndi Uwiteka Imana ya sogokuru Aburahamu Imana ya Isaka iki gihugu uryamyeho nzakiguha ubwawe n'urubyaro rwawe. Niko Imana yamubwiye icyo gihe Yakobo yari ari aho ngaho byamucanze ari guhunga mukuru we. He had a dream that would change his life. Aho hantu nyine yahuye n'inzozi kandi izo nzozi zari zigiye guhindura ubuzima bwe byiteka ryose. Ubwo yabonye escalier nyine nkuko nzibabwiye cyangwa se urwego ingazi yazamukaga ikagera mu ijuru akabona abamarayika bamanuka banazamuka ndetse abona Imana ubwayo yari ihagaze hejuru. Mwibuke Yakobo ari mu bantu babonekewe n'Imana ubwayo. Kubonekerwa aho hantu ntabwo byari ibintu bisanzwe gutyo gusa byari bimeze ubundi nk'aho ari ikimenyetso cyo mu mwuka cyo ko Imana yamubwira iti byose uri kugenda unyuramo Yakobo ngende kumwe nawe ntugire ikibazo kandi nzakuba hafi bihoraho. As referenced in John 1:51. Tugiye tugasoma nko muri Yohana umurongo wa mbere umutwe wa 51 nibwo byose mwabisoma neza. Reka tuhasome nabyo kugira ngo tugendane neza ntazababeshya. Yohana umutwe wa mbere umurongo wa 50 na kangahe 51 kugera kuri Yohana 51 yapo. Yohana 51 handitse gute mumbwira ariko namwe sinzi ko mwize Bibiliya twikomereza ubwo ndabona ntari kubibona neza kadukomeza.
Ye shall see heaven open and the angels of God ascending and descending gusa haranditse ngo uzabona abamarayika b'Imana bazamuka banamanuka upon the Son of Man. bamanukiye umwana w'umuntu. Furthermore, God reaffirmed the promise made to Abraham, declaring, Thy seed shall be as the dust of the earth. And aho ngaho rero Imana ikimara kubwira Yakobo ayo magambo byari bimeze nkaho ikomeje isezerano yarera hahise kuri mubwira iti uzabyara urubyaro kandi urubyaro rwawe ruzangana n'umusenyi wo ku nyanja. Ibyo ni ibintu Imana yari yarahanuriye Aburahamu, byo murabizi. Ntabwo tugiye kuganira ku nkuru ya Aburahamu uyu munsi, nayo tuzagira igihe tuyiganireho, abwenge ibi bintu tuzagenda tubiganira akantu ku kandi. And in thee and in thy seed shall all the families of the earth be blessed. Ndetse aha hantu niho imiryango yose yo mu isi izaherebwa umugisha mu izina ryawe. Ibyo byo byanditswe mu Itangiriro 28:14. Ibyo murabizi. Yakobo rero ubwo yakangukaga nk'uko nabibabwiye hejuru, yari ameze nk'umuntu utabawe mu by'umwuka. He proclaimed, How dreadful is this place? Nta kindi yavuze, yaravuze ati mbega ukuntu hano hantu ari ahantu heza ngiriye umugisha. Nta kundi kuntu nahita usibye kuhita mu nzu y'Imana ndetse ari ku marembo y'ijuru. Byanditse mu Itangiriro 28 umutwe wa 20 mu Itangiriro 28 umutwe wa 28 umurongo wa 17 niko byanditse. Umutwe wa 28 rero umurongo wa 17 haranditse ngo nuko Yakobo bigenda bite. Aratinyuka aravuga ati erega aha hantu hateye ubwoba, aha hantu nta kindi ni inzu y'Imana, aha ni irembo ry'ijuru riri. Ibyo ngibyo nari maze kubibabwira hejuru, n'ubundi dukomeza. Sibyo byiza hari rega nge nzajya babwira utuntu. Response, he set up the stone he had slept on as a arangije afata ryabuye yari yarayiseguye rero nk'umusego. In the place Bethel, arangije ararishinga ahita i Beteli, house of God. I Beteli ikintu bisobanuye ijambo Beteli risobanuye ngo inzu y'Imana. Nta kindi cyabaye Yakobo y'icyo gihe yahise anarahira, aravuga ati nta yindi mana nzakora, nta yindi nzasenga usibye Imana imwe yonyine iri kuzuza amasezerano y'Imana. Nyuma y'imyaka myinshi rero Yakobo yarahunze mukuru wiwe, yaragiye ajya gukora imirimo y'agahato kwa Labani. Nabyo iyo nkuru nzayibasobanura ukuntu Labani yamushingiye abakobwa benshi bose kugira ngo amuriganye nawe umugisha. Gusa nawe yaje kugira gutya aragororerwa, aza kubona amafaranga, aza gukira, abona amatungo menshi, umuryango uraguka, afata gahunda yo gusubira mu rugo iwe hamwe yavukiye. Ariko nanone kujya gusubira ntabwo byari ibintu byoroshye, byari biremereye. Mwibuke ko yari agiye gusanga Esawu wa mukuru we yariganyije umugisha, kandi Esawu yari ari kwishaza avuga ati murumuna wanjye yajyaniye umugisha. Umujinya wari utaramushiramo, yari akirakaye n'ubwo yari yaciye imyaka myinshi. Gusa Yakobo we ntabwo yari azi ikimutegereje. Imana ubwayo, Imana yayindi n'Imana twizera nyine, Imana imwe gusa, yabaye nk'ihereza Yakobo uburinzi, ariko uburinzi bwo mu mwuka. Dusomye mu Itangiriro 32 umurongo wa mbere, 32 umurongo wa mbere niho havuga ngo 32 umurongo wa mbere haravuga ngo Labani azinduka kare mu gitondo, asoma abuzukuru be n'abakobwa be, abasabira umugisha. Labani aragenda asubira iwabo. Yakobo akomeza urugendo. Ubwo ndi kugenda mbisanisha kugira ngo mwumve ukuntu Yakobo Imana yari yamuhaye umugisha aho yari amaze gusezera kwa sebukwe Labani. 1-2 describes this dusomye 1 na 2 bivuga ukuntu yari agiye gusezera nyine n'ubundi Yakobo. Hanyuma Yakobo afata umuhanda arigendera. Nibwo yaje guhura n'abamarayika b'Imana. Ubwo yababonaga yaravuze ati ibyo ari byo byose aba ni ab'Imana. Aho hantu bahuriye yahise ahita muri Mahanayimu. Hari ibundi bisobanuye iki? Bisobanuye inkambi ebyiri, yapo nk'inkambi ebyiri. Symbolized the presence of a heavenly force. Byagaragazaga nyine ko ari ahantu imbaraga z'Imana zari zahuriraga na Yakobo zisa nkaho zimuherekeje. Reinforced that he was not alone. Icyo gihe nibwo yabonye ko atari wenyine. Yabonye ko ameze nk'umuntu uri mu kwaha kw'Imana kandi arinzwe n'Imana. Ya Mana imwe ya Aburahamu, ya Mana ya Isaac. This encounter with angels gura n'aba bamarayika rero ntabwo bahuye ari ibintu bisanzwe gutyo gusa, ahubwo Imana yari iri kumwibutsa iti ndi kumwe nawe Yakobo, byose ugiyemo wibuke ko muri hafi. Abamarayika b'Imana bari bamuri hafi nyine.
ndetse n'aya masezerano Imana yamuhereye i Beteli murabyibuka ahunga bwa mbere nyine ibyo byagaragazaga ko urukundo rw'Imana ndetse n'urukundo ruvuye mu ijuru rumukurikira buri hamwe nubwo yarageze ahantu mu gihirahiro avuga ati ndasubirayo mukuru wanjye arangije uko byagenda kose ariko yakomeje urugendo aravuga ati kama mpaya ubwo ndagiye ikiba nyine kiraza kuba kiraba ari icyo ngicyo n'ubwoba bwinshi no kugenda aryamiye amajanja yafashe imwe mu mitungo yari afite yaravanye kwa Labani yari yarabaye umukire nyine Yakobo ayoherereza mukuru we Esawu urumva yari mu nzira ariko yohereza intumwa imbere zijyana impano kwa Esawu nyine kugira ngo arebe yuko umuvandimwe yacururutse yapanze ukuntu yakora utuntu twe twonyine ariko ibintu yapangaga byaragaragaraga neza ariko ntabwo yari gutsinda n'ubundi akoresheje ubwenge bwe ntabwo byari gushoboka ikintu cyonyine cyari kumufasha gutsinda keretse Imana iyo ibimufashamo ikabimugiramo nta kindi kintu cyari gutuma atsinda sasa rero ijoro ryabanjirije ijoro yagombaga guhuriraho na Esawu mukuru we nibwo ibintu byose byabaye nkaho umucero umenetse nibwo ibintu byose byabaye nkaho bigiye hanze nibwo Yakobo yagiye gusenga yinjira mu isengesho cyane mo imbere we icyo yakoze mbere yo kujya gusenga yafashe umuryango we afata abana be amatungo ye abagore be bose arabanza arabohereza asigara wenyine yari asigaye wenyine kugira ngo asenge afate umwanya kandi asenga byitayeho nibwo habaye ikintu kidasanzwe mwagiye musoma muri Bibiliya reka mbanze mbibasomere muri Bibiliya byanditse n'ubundi mu itangiriro 32 guhera ku murongo wa 24 kugenda ugakomeza ukagera ku murongo wa 24 ukagenda ukagera ku murongo wa 30 mu itangiriro 32 24 sibyo dukomeze nazababeshya ngo nuko umutwe w'amagambo uravuga ngo Yakobo akirana na marayika w'Imana ngo nuko abyuka muri iryo joro ajyana n'abagore be bombi n'incorekeze zombi n'abana be uko ari 11 yambuka icyambu cya Yaboki uyu wari umugezi arabajyana bambutsa uwo mugezi yambutsa n'ibyo yari afite byose Yakobo asigarayo wenyine haza umugabo aramukiranya bigeza mu museke reka mbanze noneho mbasobanurire ahangaha niho Yakobo rero yakiranye nande na marayika w'Imana tubisoma nkuko tumaze kubisoma hejuru ngo haje umugabo atazi arabanza akirana na Yakobo kugera mu gitondo cya kare umuseke utambitse namwe muri kubyumva urugamba barwanye ubundi ntago rwari urugamba rwo kuvuga ngo nuguterura bakesura no ya wari urugamba rwo mu mwuka bwakiranaga na marayika w'Imana nyine barakirana hasi hejuru Yakobo n'ubundi wari waramaze ubuzima bwe bwose ahora arwanira umugisha azi kwihiringa azi gukubita hirya no hino ubu rero yari ahuye n'urugamba kandi urugamba rutari urugamba rusanzwe nta nubwo Yakobo yari gupfa kumanika amaboko muri urwo rugamba rero uwo mugabo yagize gutya akora mu nyonga y'itako ya Yakobo amukiranya akaguru acomora umutsi umwe wazamuraga nimba ari amaraso nimba ari iki mu kaguru ke ariko Yakobo yanga kurekura aramubwira ati sindi bukurekure paka umpaye umugisha ibyo byanditswe mu itangiro n'ubundi 32:26 ngo abonye yuko amutsinze akora mu mutsi wo kunyonga y'itako rye umutsi wo kunyonga y'itako rya Yakobo urareguka bagikirana uwo mugabo aramubwira ati ndekura kuko umuseke uratambitse Yakobo nawe aramusubiza ati sinkurekura utampaye umugisha ibyo bintu muri kubyumva neza Yakobo yarabyanze aravuga ati ngewe nkurekure nafashe reka ibyo bintu ntago bibona ako kanya rero nibwo Yakobo yahawe irindi zina rishyashya ahabwa inshingano nshyashya who was in fact God in visible form. Nubundi ntago uwo muntu yari umuntu usanzwe byari bimeze nka ari Imana yaziye muri marayika cyase yatumye marayika hanyuma name shall be called no more Jacob but arangije aramubaza ati witwa ndereka dukomeze muri Bibiliya dukomeje hasi ku murongo wa 28 n'ubundi umutwe wa 32 mu itangiriro ngo nuko uwo mugabo aramubaza ati witwa nde undi aramusubiza ati ndi Yakobo aramubwira ati guhera uyu munsi ntukitwa Yakobo ukundi ahubwo uzitwa Isirayeli kuko wakiranyije Imana n'abantu ukanesha muri kubyumva neza ahangaha rero niho Yakobo yaboneye umugisha areka kwitwa Yakobo atangira kwitwa Isiraheli cyangwa se as a prince hast thou power with God and with men kuko akiranye n'abantu ndetse ugakirana n'Imana and hast prevailed
Genesis 32:28. ubwo maze kubasomera n'ubundi nibwo muri Bibiliya babivuga ngo numwitangiriro umutwe wa 32 umurongo wa 28 nibwo yamubajije ati ubundi we witwa undi aramusubiza ati ngiye nitwa Yakobo ndaramubwira ati ntago cyitwa Yakobo ukundi ahubwo uzitwa Isiraheli uwakiranye n'Imana ndetse n'abantu aho niho Yakobo yabaye nk'uhindukiye mu by'umwuka rero ntabwo yarakiri wa mugabo wahoze yizerera mu bwenge bwe mu buriganya n'ubutirike hoya ubu yaragiye guhinduka wa mugabo noneho ugenda mu kwizera ndetse no kumaramaza kuko yari amaze kwakira umugisha uturutse ku Mana ubwo Yakobo yabazaga uwo mugabo izina ryiwe ntabwo yigeze abona igisubizo cy'ako kanya ako kanya nta gisubizo yigeze abona aho hantu rero nibwo Yakobo yagize gute ahita muri Peniels aravuga ati niboneye Imana amaso ku maso ibyo byanditse muri mwitangiro n'ubundi 32 umutwe wa 30 reka mpabasomere Yakobo aramubwira ati ndakwinginze mbwira izina ryawe aramubaza ati niki gitumye umbaza izina ryanjye amuhera y'umugisha Yakobo yitaho hantu Ipenuel cyangwa se Ipenil ati ndebesheje Imana amaso sinapfa izuba rirarasa akirenga Panuel acumbagizwa n'ikibero cye byanditse mu itangiro nyine After his intense wrestling with God at the nyuma yo gukirana n'Imana rero kuri uwo mugezi nibwo Yakobo yakomeje urugendo akomeza urugendo muri rwa rugendo rwe yari yaratangiye agiye guhura na wa mukuru we Esau dusomye mu itangiriro 33 niho byose bisa nkaho noneho bisobanuka neza amaze guhura n'umuvandimwe wiwe Esau muri 33 ubwo Yakobo yakomeje urugendo aza guhura n'umuvandimwe wiwe Esau yagiye afite kwizera ariko nanone afite ikintu cyitwa ubwoba atazi ngo umuvandimwe ashobora kumukora iki nibwo yatangiye kuzanamo nanone andi macenga menshi akomeza kumwerera izindi mpano ndetse abo bari kumwe abagabanya mu bice ariko ibi nabyo ntago cyari igikorwa cyiza kuko mu maso y'Imana byagaragazaga ko afite gushidikanya nta kwizera araho nta bintu bya nyine atizera Imana maramaje ubwo Esau yamwegeraga rero sasa bagiye guhura Esau yaje azanye n'ingabo 400 umutima wa Yakobo watangiye gutimbaguza arangije yikubita hasi yubama inshuro 7 nk'igisebo cy'uko yariganyije umugisha mukuru we ndetse n'icyubahiro ategereje ko umujinya wari uri muri Esau uturika ariko kugira ngo Esau we amwakire nabi cyangwa se amugirira nabi kuko yamuriganyije n'umutima umenetse yaraje aramuhobera nk'umuvandimwe yarakumbe hari hashize igihe kinini baherukana bakira abasore bari barabaye abagabo umwe yarakize n'undi yarakize nibwo yirukanse aramusanga nk'umuvandimwe aramusoma nyine byari nk'ikimenyetso cy'imbabazi cy'uko yamubabariye ndetse yuko bagiye kubana mu mahoro ibi rero ntabwo ari imbabazi Esau yari yamugiriye gutyo gusa bisanzwe ahubwo bisa nk'aho Imana yari yamuvugiyemo yamubwiye iti babarira mukuru wawe ibyo bintu byorere izo nzangano ntabwo ari ngombwa byasaga nkaho bari bageze mu nzira y'iki y'amahoro dusomye nko mu itangiriro 33 umurongo wa 10 niho handitse ngo Yakobo aramubwira ati oya ndakwinginze niba nkugiriyeho umugisha emera impano nguhaye kuko mbonye mu maso hawe nk'uko umuntu abona mu maso h'Imana akanezerwa niko Yakobo yabwiye umuvandimwe wiwe Esau If now I have found grace in thy sight, ibyo nibyo nari maze kubabwira hejuru n'ubundi yaramubwiye ati for therefore I have seen thy face as though I had seen the face kureba mu maso hawe kunkurikije uko mabonye ni nko kubona mu maso h'Imana waste pleased with me mbone kunyishimira mwingingira impano ayo magambo rero byagaragazaga ko Yakobo nawe yaje ari umuntu wemeye gukubita umutima hasi akamugandukira akamubera umuvandimwe nyine bakaba nyuma yo kwiyunga na Esau rero Imana yahamagaye Yakobo iramubwira ngo Yakobo vaho hantu usubire i Beteli murahibuka hamwe yabonekeye bwa mbere hamwe yashinze ibuye hamwe yari yaryamyeho kwibuye nyine yateye ingangi yisinziriye avuga ati nuko dukomeze In Genesis 35 itangiro yo 35 1 through 3 umurongo wa mbere kugera ku murongo wa gatatu ubwo 35 umurongo wa mbere kugera ku murongo wa gatatu niho nshaka ko dusoma God commanded
Imana nibwo yamutegetse go up to Bethel. Reka nako tuhasome tureke kugendera ku byanditse kubyo muri kumva. Ngo Imana ibwira Yakobo iti haguruka uzamuke ujye i Beteli utureyo wubakireyo igicaniro Imana yakubonekeye ubwo wahungaga Esawu mwene so. Maze Yakobo abwira abo mu rugo rwe nabo bari kumwe bose ati mukureho imana z'abanyamahanga ziri muri mwe, mwizirure mwambara indi myenda, duhaguruke tuzamuke tujye i Beteli, nanjye nzubakirayo igicaniro Imana yanyumvise ku munsi w'umubabaro wanjye kandi yagendanaga nanjye mu nzira nagendagamo. Niko byagenze uwo munsi Imana yamuhaye itegeko iramubwira iti haguruka ugende uzanyubakireyo igitambiro. The face of Esau, thy brother. This call was more than a physical return. Aho rero nta kindi cyari kibaye guhamagarwa kwe nanone ntago byari guhamagarwa gutyo gusa, ahubwo byari bimeze nka Imana yari imuhamagaye iri kumwibutsa imubwira iti ariko uribuka isezerano naguhaye sha cyangwa. Jacob purified his household. Nta kindi cyabaye nibwo yabwiraga nyina abantu bose ati mukure izo mana zanyu z'abanyamahanga muze tujye gusenga Imana. Bose bavana Imana n'ibikirwamana byabo bari mu basenga. Ako kanya yerekeza i Beteli ahubaka igicaniro aho yasengeraga Imana. Aho hantu yaje kuhita El Betel, bisobanuye Imana y'i Beteli. This act was not only an expression of gratitude, aha rero ntago yabikoze nko gushimira Imana gutyo gusa, so a recognition that God had been faithful in protecting, ahubwo nawe yabikoze nko kwereka Imana ko ayizera ko yagiye imurinda mu gihe cyose yari ari mu rugendo kandi ko Imana yagiye imuyobora. Ndetse n'ubwo yagarukaga i Beteli, ubwo yasubiraga i Beteli nibwo Imana yamuhereje isezerano yari yamusezeranyije Yakobo. Irangije iramubwira iti izina rye ntago rikiri Yakobo ukundi, ndetse nta nubwo uzigera wongera kwitwa Yakobo, Isiraheli niryo rigiye kuba izina ryawe. Ibyo byo byanditswe mu Itangiriro 35 n'ubundi umurongo wa 10. Reka tuhasome mwumva ukuntu avuga ngo Imana iramubwira iti witwa Yakobo, ntuzitwa Yakobo ukundi, ahubwo Isiraheli niryo zina rizaba izina ryawe, nuko imwita Isiraheli. Kuva uwo munsi nuko Yakobo yahise yitwa Isiraheli. Isiraheli kiriya gihugu wirwa ubona barwana na Palestine, za Hamas, za Hezbollah, umuriro barasana ibisasu, dore inkomoko y'icyo gihugu ni iyi ngiyi. Njemba nagiye nkabagira mu mizi kugira ngo tugendane mujye munavuga ibintu munabizi. Ahangaha niho byatangiriye byose. Byari bimeze nkaho nyine ari uguhinduka mu mwuka. Ndetse icyo gihe Yakobo yarahawe isezerano ryo kuzavamo ishyanga rikomeye, igihugu gikomeye. Buriya reka mfata kano kanya mbabwire kano kantu. Mujya mubona impamvu Isiraheli rwana intambara zose ntitsindwe kandi iri hagati y'ibihugu byanga Isiraheli, cyane cyane ko buriya Isiraheli ni abakristo ariko bazengurutswe n'ibihugu by'abayisilamu, by'abarabu, za Irani, nako murabizi intambara zihoroye, ariko Isiraheli ntago igitsindwa. Impamvu rero Isiraheli idatsindwa, ifite isezerano riri muri Bibiliya, nabyo nzagera igihe mbibasomere tujye kuganira kuri Isiraheli na za Palestina. Bibiliya hari ikintu bibivugaho, kubera ko buriya byose bijya gutangira kwanza byatangiye kuri Aburahamu. Aburahamu yabyaye abana babiri. Yego, Aburahamu yabyaye abana babiri. Abana babiri rero buriya Aburahamu yabyaye harimo Isaka, hakabamo harya undi yitwaga nako tuzabifatira umwanya reka mbe byihoreye, nzabanza mbibasomere ntazababeshya kandi munzi nk'umuhanga mukarinyuza. God Almighty and renewed his promise to multiply Jacob's descendants, and Imana yari ameze nkagiye gusohora rya sezerano. Rero none Imana yari igiye gusoza rya sezerano yamuhaye iti nzagura urubyaro rwawe, ndetse yamuhereje ubutaka bwa Kanani. Encounter marked the pinnacle of Jacob's spiritual journey, where his relationship with God reached a new level of intimacy and commitment. Aho Yakobo yarageze no mu myaka yo muzabukuru, ariko none bigaragara ko we n'Imana babanye neza. That God's faithfulness yatangiye kumva ukuntu none gusobanukirwa Imana burundu ha bya bindi by'ijimbe ko ibyo wakora ibyo byose naho waba uri hose icyo Imana yagusezeranyije kidahinduka. Yakobo yaje kugera mu zabukuru, ubuzima bwe nabwo buza guhinduka uko bwari bwarasezeranyijwe, ndetse binyuze mu bana 12 yabyaye aribo baje kuvamo amoko 12 yo muri Isiraheli. Ibyo byo murabizi bari bagiye guhinduka nyine nka fondasiyo cyangwa se urufatiro rw'imiryango 12 yo muri Isiraheli.
In Genesis 49, dusomye nko mu itangiriro 49, given a glimpse of Jacob's final ngo Yakobo ageze mu bihe bye bya nyuma, gathered his sons to yahamagaye abana be bose individually. abahereza umugisha abagabire. These blessings were not merely paternal declarations, ntago ari imigisha isanzwe gutyo gusa, ahubwo yaje iri kumwe n'amagambo, spiritual significance, amagambo yo mu mwuka, yo mu myizerere, yo mu gakiza ndetse n'ibigaragara inyuma. Received a prophetic message. Buri mwana wese yagiye amuhereza iki, yagiye amuhereza umugisha yo ku giti cye. Ubundi Yakobo yabyaye abana benshi barimo ba Yosefu, yabyaye ba Dani, yabyaye ba rebiriya miryango yose 12 yo muri Isirayeli. Sinzi nimba muyizi, ariko nimba mutayizi nayo nzafata time tuyiganireho, cyangwa se ubundi hari seri iri gusohoka ivuga kuri iriya miryango yose bayita House of David, cyangwa se ibyo mu nzu yo kwa Dawidi. Reka mbanze mpuguke muri iyi minsi, nzayibakorera duhereye kuri rimwe duhite tunayirangiza, yo nzayibahera rimwe. That shaped the future of their respective tribe. Judah, for instance, was designated as the bearer of the royal scepter, nibwo yavuze ati we Yuda uzamera nka uri umutware muri bene so, whose lineage the Messiah would come. Kandi nimba mubizi neza, nimba mubyibuka, Yuda niwe wagiye abyara umuryango ugenda waguka kugera ubwo havukagamo nde Mesiya. Buriya Mesiya Yesu Kristo yavutse mu muryango w'Abayuda, dore sekuru wabo n'uyu nguyu bitaga Yakobo. Yego, kandi murabizi ko hari ukuntu mujya gusenga mukavuga ngo Yesu wenga intare yo mu muryango wa Yuda. Yuda rero yari umwana wande wa Isaka. Mwibuke Isaka we ntago yari acitwa Isaka, yarageze mu zabukuru asigaye yitwa Isiraheli. Ibyo byo mu byumva neza gatanu. Dusomye nko mu itangiriro 49 umurongo wa 10, katuhasome tugendane neza nibyo byiza. Umurongo wa 10 haranditse ngo inkoni y'ubwami ntizava kuri Yuda, inkoni y'ubutware ntizava hagati y'ibirenge bye, nyirayo ataraza, ni we amahanga azumvira. Uwo ni we mahanga azumvira. Uwo nta wundi rero yamuhanuriraga, yari ameze nka ari we wahanuye bwa mbere na mbere kuza kwa Mesiya, Yakobo cyangwa se Isiraheli. Joseph was described as a fruitful. Ariko nanone tugaruke kuwitwaga Yosefu. Uyu Yosefu we inkuru zimuvugaho ni na nyinshi cyane muri Bibiliya, ukuntu yagambaniwe na bene se 11 nawe bakamugurisha muri Egiputa, akaza kugera muri Egiputa, Farawo akamugira akamukunda, Imana ikamuhera y'umugisha, akagirirwa umugisha, akaza kuba umutware wo muri Egiputa. Abandi bari bamugurishije uburyo bagiye kugira gute, kujya inzara yateye muri Isirayeli, bakajya gushaka ibyo kurya muri Egiputa, bageraho bakuru be bamugurishije bakisanga ari uri bubagabire, ariko ntibanabumenya. Ibi nabyo tuzabiganira, uburyo yakatiye umugore wande wa Farawo bitaga nako wa Potifari. Icyo gihe ntago yitwaga Farawo, muka Potifari, uburyo yakatiye muka Potifari, ariko umusaba ibintu nyine namwe murabyumva. Ariko dukomeze hano, tuba turi mu gakiza, se mukamvugishe menshi. Prosperity. Jacob's blessings not only reflected the character of each son, ntago imigisha yagiye ijya kuri buri mwana, but also pointed to the role ahubwo yagiye abahereza n'inshingano in fulfilling God's plan. Mu rwego rwo kuzuza amasezerano y'Imana yari yaramuhaye. Final days, mu minsi ya nyuma, Jacob requested to be buried in the cave of Machpelah. Yarasabye ati ngiye muzankingure mu buvumo bwa Machpelah, Abraham and Isaac, iruhande rwa sogokuru Aburahamu ndetse na data Isaac. Gesture reaffirming his faith in God's promises regarding nabyo byasaga nkaho nyine yabibonaga yuko ari gushaka kw'Imana. of Canaan. In Genesis dusomye wenda 49:29 to 33, nko mu itangiriro 49:29 kugera kuri 33, haranditse ngo 29 kugera kuri 33, haranditse ngo arabihanangiriza, arababwira ati ngiye gusanga ubwoko bwanjye, muzampambe hamwe na data na sogokuru muvumo bwo buri mu isambu ya Efuroni Umuheti, mu buvumo buri mu isambu y'Mekipela iri imbere y'Imamure, sibyo, mu gihugu cy'i Kanani. Nibwo Aburahamu yaguranye n'iyo sambu kuba gakondo yo guhambamo, abuguze na Efuroni Umuheti. Muri kubyumva hano yasabye kuzashyingurwa iruhande rw'ubutaka nyine sekuru yari yaraguze, abuguze n'uwo Muheti, akavuga ati ngiye muzankingura aho ngaho, muzankingurane n'abakurambere banjye, nta kindi nshaka. Nyine yabibabwiye asa nk'aho anabatungira ati ngiye gusubira muri bene wacu, muzankingurane na data
ndetse na sogokuru. Symbolized his belief that God's promises would not end with his death. Nyine yarabizi yuko yarameze nk'abizi ko urupfu rwe rutarangiranye n'amasezerano y'Imana. Nyine hari amasezerano atarangiye, hari andi azaza nyuma yaho. Extends far beyond his own lifetime. Rero ubwo murabyumva amaze kwitaba Imana, amaze kwigendera Yakobo, ntabwo byarangiriye aho. Oya, through which God fulfilled his abana yabyaye bose baragiye bakwira hirya no hino, barabyara ubwoko bwuzura hafi isi yose. Ya miryango 12 ya Isiraheli yahindutse abatoranyijwe. Bamwe bagize gutya baje kuvukamo ba Salomo, bakazana isanduku y'isezerano muri Isiraheli, haje kuvukamo ba Dawidi, haza kuvukamo ba Yesu Kristo. Nyine umuryango waragiye ubu umuryango mugari kandi uraguka. Niki Imana yavugaga rero ijya kubwira Aburahamu ubundi iti nzagira gutya, nzaguha umugisha ndetse urubyaro rwawe ruzanganya n'umusenyi wo ku nyanja. Rero nkeka yuko nimba ibintu byose tubisobanukiwe neza, nta kindi kintu ngusaba usibye gukora subscribe, share, comment, ubundi nkajya mbahereza izi content byibura ku munsi. Tugiye kujya tureba nk'ebyiri. Izi ni za content ufata time ukazumva utuje nta zagara kandi ukayumva unayireba kuko ibiri animated. Icyo gusaba nta kindi, nimba hari umuntu uzi ukunda story nk'izi ngizi wibyererana, copy iyo link uyimusharinge kuri WhatsApp cyangwa se unayipostinge, ubundi tujye dukomeza tuganira. Ejo nshaka ko tuzaza tuganira kuri Dawidi. Ubundi Dawidi yari muntu ki? Dawidi byagenze bite kugira ngo Dawidi ajye gutwara ubwami bwa Salomo? Byagenze bite? Dawidi we tuzanamutindaho, tuzamukora ibiganiro nka 3 kugira ngo nzabone uko nzabasobanurira seri ivuga ku buzima bwa Dawidi, uburyo yatsindiye ubwami, uburyo ibiki byose byagenzemo. We nta kidusabwa rero, kora subscribe, share na comment, ubundi twikomereze. Ciao ciao, bye bye.